Hari kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje nibwo Clarisse Karasira yakoze ubukwe, aho yasezeranye imbere y'Imana mu rusengero rwitwa Christian Life Assembly Rwanda. Bakaba barasezeranye imbere y'Imana nyuma y'uko ku itariki ya 18 Gashyantare 2021 ubwo hari kuwa kane basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Rusororo. Uyu muhanzikazi yari yambariwe abo dukunze kwita nyine marene n'umuhanzikazi mugenzi we wakunzwe cyane nawe mu ndirimbo z'urukundo Liza Kamikazi. Hanyuma ku itariki ya 8 Mutarama nibwo ifasha bayo Sylvain Dejo yashinze ivi hasi kabisa avuga ati ndagusabye rwose Clarisse Karasira ko wazambera umugore, undi arabyemera nta kuzuyaza. Icyo gihe rero Clarisse yagize ati umutware yansabye ko nzamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, ati nashingira he mpakanira iyo ngabo y'ikirenga, ati wakoze Imana wakoze rukundo. Rero n'amagambo y'umuhanzikazi Clarisse Karasira urimba indirimbo cyane cyane za gakondo. Ku itariki rero ya 30 Mata 2021 abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yifurije umugabo we isabukuru nziza, aho yavuze ko ari marayika Imana yamwoherereje ndetse atazi uko ubuzima bwari komera iyo baza kuba batari kumwe. Clarisse Karasira ntabwo rero yakunze kumvikana cyane mu nkuru z'urukundo, yaba igihe yari umunyamakuru no mu buhanzi bwe, kugeza umunsi yatangaje ko yambitswe impeta. Bisa nkaho nyine bitunguye abantu, ariko igihe kigeze nyine ucaho bakagutwara ukava mu cyiciro kimwe ujya mu kindi. Ngaho nguko rero bya Clarisse Karasira nizere ko wabimenye n'amafoto ye ngahe rwose. N'ubukwe rero butakomeze kumenyekana muri weekend, dore ko byinshi byagiye bimenyekana guhera ku munsi w'ejo. Ahari wenda wasanga barakomeje kubigira ibanga kugira ngo wenda nabo batarara muri stade, nkuko Clarisse Karasira yagaragaye avugira umugeni polisi yari yaraje muri stade azira kurenga ku mategeko ndetse no kwica amabwiriza no yo kwirinda COVID-19. Rero murabona ko bose rwose na mafoto akeye, na mafoto ameze neza cyane, nubwo wenda batigeze bambara udupfukamunwa kuko ndabona natwo rwose baraduteye ishoti mu gihe abandi baba batwambaye, ariko ababo hano ndabona harimo bakeya batwambaye, ariko umugeni rwose ndetse n'umugabo urabona ko ari umunsi wabo ntabyo kwiteza agapfukamunwa. Reka rero mbashimire mwebwe mwese mukomeza kudukurikirana hano kuri Nice TV Rwanda, mukore subscribe ndetse mukandire niyo nzogera kugira ngo mujye mukomeza kubona abamenyesha yacu mu bambere kandi bitabagoye. Mukomeze rero kugubwa neza cyane. Bibutse ko dufite Facebook page Nice TV Rwanda, ushobora kugenda ugakora like ndetse na follow cyangwa se sadu 250, aho naho page yacu ushobora gusanga inkuru zigiye zitandukanye. Mukomeze rero kugubwa neza cyane, umugoroba mwiza. Tuze gusubira n'inkuru ikurikira mu kanya karibuze.